Turabasuhuje mwese mudukurikiye nkuko twari tumaze iminsi tuberetse iyi business ya SkyTasks, tugiye kubereka noneho ibindi bikurikiraho bisabwa. Twari turi muri Binance ariko reka tubanze tuze hano tubereke uburyo ushobora kubanza ukuzuza ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wabikuza. Hano ni muri screen yacu ya task, uraza ukore kuri my akapsiyo kari hasi. Tugiye guhera hano hambere muri detailed. Ugikora kuri iyo option iri hasi mu kaboko k'iburyo handitse my, uraza kugera hano. Tugiye guhera hano akantu ko kandi kugira ngo turebe uburyo wakuzamo no makuru neza, byose niba unabikoje amafaranga aza kugeraho neza yawe nta kibazo na kimwe uhuye nacyo. Bwa mbere tugiye guhera hano handitse personal information. Ubwo nahagendanye n'amakuru yawe bwite, uraza uhakore kuri personal information. Hano kuri kano k'umukara gashushanyijeho agashusho k'umuntu harimo uturongo dutatu dutambitse. Ukihakora uraza guhita ubona ibingibi tugiye kubona, urategereza gato loading bahita kwereka aho ushobora gukorera ibintu. Tugiye guhera hano handitse detailed information, ubwo ni amakuru akwerekeyeho, uruzamo amazina yawe bwite. Ubwo ni real names, urandikamo amazina neza, amazina yombi, ubundi ukora handitse submit. Icyo cy'amazina kirarangira, urabona ko hejuru real name hahita yiyandikaho. Hanyuma tujye kuri wallet address. Ubwo ni ku ka kabiri kano gasa umutuku kugira ngo dushyiremo wallet address. Ahanga bareta bagusaba gushyiramo wallet address, urasoma amategeko n'amabwiriza neza. Icyambere nuko SkyTasks is a global task scheduling system for convening global employees. Ngo baravuga ko bakoresha USDT nka coin ariko bagakoresha TRC20. Ibi turabyerekana muri Binance tugiye kujyayo. Hanyuma ugomba gushyiramo USDT TRC20 address mo hano. Niyo ishobora kuba bind ni ishobora kujyamo. Ikindi nuko ugomba kumakinga sure koko wallet copy ariyo ya nyayo koko. Kuko ntago kino gikorwa gisubizwa inyuma iyo umaze kuyishyiramo nyine ubu uyishyizemo. Nta buryo bwo kubihindura mu gihe wibeshye. Ugomba kubikorera wizeye. Na amategeko ni nakuvuga ko ari amabwiriza 3 abigenga. Tugiye kujya muri Binance rero noneho tubashe kubona uburyo ushobora gukopiya ino wallet address ukayizana hano muri ino application kugira ngo ubashe kuba wayikoresha ubikuza. Uje muri Binance urakora hasi handitse my, ubwo n'ubundi ni option yo hasi, ukore kuri deposit. Uraza hano uhitemo ya network twabonye ya TRC20, urabona ko niyo batubwiye ko tugomba gukoresha, niyo ngiyo yanditseho Tron TRC20. Numara kuyikoraho urategereza gato loading, aho handitse wallet address iruhande hari utuntu tubiri tumeze nk'udupapuro tugerekeranyije, nagasobanuye copy. Urakora uhita ubona ko wallet address copied yamaze kuba copied. Ugaruke kuri application yacu hahandi twari turi n'ubundi muri personal information. Ushobora gusanga byasubiye inyuma ariko n'ubundi ntacyo byica. Uragaruka handi muri my, ujye kuri personal information, ujye kuri wallet, ushyiremo hejuru hariya ya wallet address uyipestingamo, kore kuri add wallet address. Ango bahita bakubwira ko binding succeed, bakwereke ko wallet address yamaze kugeraho neza, aho uraba umaze gushyiramo wallet address yawe. Ibindi bisigaye ni ukushyiramo login password ndetse na confirmation password, ariko ibingi transaction password, ariko ibingibi n'ubundi twarabikoze tuki creating account. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ndizera buri wese yarabikoze. Gusa utarabikoze login password ushobora kuwajya ukayisettinga, ndetse nanone na transaction password nayo wajyaho ukayisettinga. Ubaye utarabikoze ugomba kubishyiramo ku buryo ari kuri personal information hose ibintu biraba byuzuyemo neza. Hanyuma hano tugeze no kubikuza. Ugiye kubikuza no ukora kuri withdraw, ukaza hano ukandikamo umubare wa USDT ushaka. Wibuke ko bakata USDT imwe nkuko babigaragaje hejuru. Ushobora kubyandikamo cyangwa ugakora kuri all withdraw, aho munsi yaho ku magambo y'umuhondo ugashyiramo ya transaction password, ugakora kuri submit. Ugikora kuri submit urategereza aho gatoya biraloading. Hano n'ubu biracyatwereka amabwiriza n'amategeko n'amabwiriza yo kubikuza. Ni byinshi ariko ugomba kubirebamo, ubundi ugakora submit. Bakubwira ko yabaye succeed. Ugiye muri history hariya hejuru kuri withdraw history, urahita usanga hano kuri balance urabona ko hasigayeho 0. Ugiye kuri history, kuri withdraw history, uraza gusanga ko harimo amadolari 5 bitewe nuko rimwe barikase mu kubikura. Urabona ko hariho unpaid, hariho 5. Tugiye guhita dushyiraho n'indi video hano
ntago ari indi video turi bwa uploading, ahubwo ni iyi ngiri bukomerezeho yerekana yuko tumaze kubikuza neza amafaranga yatugezeho, kugira ngo byibura ukomeze kugirira icyizere ino SkyTasks. Ariko nanone iki ni ikintu nkunze kuvuga cyane kuri online business. Buri wese ukora business ya online, mbere yuko nshyiraho kano kantu ko kubereka yuko koko biriho ko byabaye ko ari ibya nyabyo, ndabibutsa ko niba ufite gahunda yo ushora amafaranga wumva wakwihanganira guhomba. Ntago muri online business ushoramo amafaranga y'inguzanyo ubona uteze ko uzishyura ayo wungutse muri online business. Ntago ushoramo amafaranga y'inguzanyo, ntushoramo amafaranga wumva nuramuka uyabuze bizagutera ikibazo. Haracyari amahirwe ko bari gutanga VIP 1 ku muntu wayikoreye utishyuye. Koresha ayo mahirwe rero mbere yuko ufata decision yo gushyiramo amafaranga yandi washoye. Iki ni ikintu tugomba kwitaho. Hanyuma reka turebe uburyo amafaranga yatugezeho kuri Binance ndetse na email byose mu buryo bugaragara neza. Yes, ubu hano noneho twabireba neza. Duhereye hano kuri email, urabona ko iyi ni email ya Binance ivuga ko $5 ageze muri wallet. Idolari bakata ni ryari rimwe muri systeme, 5 ahita agera muri Binance byihuse. Ndizera biri kugaragara neza hano. Hanyuma kugira ngo byizerwe neza koko aturutse hariya, reka turebe no kuri ko neza koko yatugezeho. Uraza kureba no kuri Binance account nayo ifungure. Urabona ko muri Binance naho akanya gato cyane reloading, urahita ubona ko yamaze kugeramo neza direct ngaya $5. So urabona ko rero ibintu birizewe, biri gukora neza, uracyafite umwanya, uracyafite uburyo, uracyafite amahirwe yo kuba wabyaza umusaruro. Gerageza amahirwe ufite, ariko kandi wibuke gushora yo wakwihanganira guhomba. Yari Robert n'ubundi rero muri Star Technology, utuntu tw'ubwenge ndetse n'uburyo wakwiteza imbere na cryptocurrency nk'ibisanzwe nibyo tuvugaho. Niba utarusanzwe ukurikirana, ni byiza gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro byacu. Turabashimira mwese twabanye, naho butaha mu zindi videos.